dore nuko isi yacu iteye uyu munsi. Niba ujya wibaza uvuga ati ese ibi bintu bibaho, niyo mpamvu nzanye iyi video rwose kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Nuko dutangiye filime yacu y'uyu munsi, nkubwira ngo niba ugeze ahari bwo bwa mbere urebe ko wiyandikishije, wakoze subscribe cyangwa like, ubundi ujye ubasha kubona video zacu umunsi ku munsi. Nuko dutangiye filime yacu. Dutangiye filime yacu umugore ari kuganiriza umugabo we, ariko yihinduranya umunota ku wundi, yihinduranya inzoka. Umwana yaje avuga ngo uri mu biki? Ati uri mu biki? Ati urinde ubundi wowe. Umwana arimo arabaza umugore w'uyu mugabo ati uri mu biki? Ese biraza kugenda bite? Umugabo akamubwira ati wa mwana we tuza, ndimo ndaganira na mama wawe iby'urugo. Umwana agakubita umumama amubwira ati urinde. Umumama akamusubiza ati njyewe ndi mama wawe, ati ndekurira papa se gira vuba nyine. Umwana ntabwo yifuza uyu mugore na gato, gusa twebwe uko watangiye ureba iyo video uraza gusobanukirwa. Uyu mugore nta keza ke, uyu mwana aramurwanya iteka n'iteka, ahora amubaza ngo urinde, waje gukora iki muri uru rugo? Papa we akamubwira ati uyu ni mama wawe, ujye umufata nka mama wawe. Akamusobanurira ati uyu ni mama wawe, ntuzajya ukwitaho mu gihe nahari. Nawe reba mama we, reba mama we. Niba ujya wibaza rero ati si ibi bintu bibaho, ibintu bibaho cyane rwose. Bantu musenga, uyu mwana arasenga cyane, aracyarimo amubaza aturinde urakora iki hano, aturinde urakora iki hano, akongera akihinduranya. Disi uyu mwana abasha kubona ibyo papa we atabona. Umugore akamubwira ati njyewe ariko ati ndi hano nka mama wawe, nzajya nkuha buri kimwe cyose, mba ndi kuganira na papa wawe iby'urugo. Papa nawe akamubwira ati turimo turapanga iby'urugo, iby'ejo hazaza hawe, kugira ngo uzagire ubuzima bwiza. Umwana akamwitegereza, ngibyo njye ntabyo nshaka, ubwo buzima bwiza ntahawe na mama wambyaye, ubu ngubu azampa iki? Akamukubita ati wa mwana we wagabanyije amahane. Disi rwose uyu mupapa arimo araganira n'umugore we kugira ngo barebe icyo bageraho, cyangwa se ibyo bavugana bagapanga iby'urugo by'ejo hazaza. Umwana akaza akamubwira ati uyu muntu ntabwo mushaka aha ngaha, nasohoka agende. Akongera akihindura inzoka. Mu gihe disi uyu mugabo azi ko akiri gukorwaho n'umugore we, yatwawe. Umugore yaragiye amutwara uruhu n'uruhande, ntabwo abazi iyo bigana, gusa umwana we arabibona. N'ubu aracyavuga uti urinde, ati mbwira uwo uri we. Disi nuko byagenze, umuryango warinjiriwe, disi agakomeza agakubita, aracyazi ngo ari gukubita wa mugore. Icyo atazi ni inzoka yagiye yizinguriza mu izosi, ari nako umugabo akumva ni byiza cyane. Ari nako amubwira ati sheri komeza unkoreho, iyo uri kunkoraho mba numva ubuzima bwanjye niyo nahita nipfira nkapfira mu biganza byawe. Ibaze arimo atera ibitoma inzoka. Ati urinde. Umwana agakomeza avuga ngo urinde, sohoka ahangaha. Ati ntabwo ngushaka muri uru rugo, ati ngenda ndashaka kugumana na papa wanjye. Icyo atazi nuko ari inzoka ari kubwira. Bantu mwemera ko ibi bintu bitabaho, bantu ibintu byabayeho, bantu mubizi, mujye muri comment mutubwire. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, utegereze urebe, nuryoherwa uyikore. Kuyikora ni uburenganzira bwawe. Umwana yakomeje gufurusa abwira papa we ati uyu muntu ndashaka ko agenda, ati ndashaka ko agenda akava ahangaha. Ese biraza guherera he? Umumama nawe rwose agakomeza avuga ati wa mwana we ntabwo nshobora kuva hano, ndi umugore wa papa wawe. Araza amukoraho, aramusunika ati mbira se kuri papa vuba.
umupapa biramucanga, ahita abona ko umwana ari seri. Ati mwana muto, ati ba witonze gatoya, ati ba witonze gatoya ariko ati usigaye unsuzugura, ati ninshake ngusuzugura, ati kuri iyi nshuro ngomba kugusuzugura, ati kubera inshuro ngomba kugusuzugura. Umupapa akamubwira ati kubera iki ugomba kunsuzugura wa mwana we? Ati mama yakunsigiye kugira ngo nkwiteho, nawe unyubahishe nk'umuryango, dusigasire icyubahiro cy'umuryango wa mwana we. Hari icyo ntakora ngo wishime, kuki uza kumbangamira? Ariko mana, ese biraza kugenda bite? Umwana hari ibyo abona umupapa atabona. Biraza kurangira bite? Niba wageze aha kuri Dom Drama uraza gusobanukirwa. Njyewe muri kumwe nitwa Watara, ako kantu kandi kahantu. Umwana yakomeje kumubwira ati sohoka ugende, ati nakeza kawe icyo atazi nuko ari kubwira inzoka niyo iri kumwumva, niyo imuteze amatwi. akongera akagaruka akamubonekera, akamubwira ati wa mwana we rero, ati genda ujye mu nkono natetse, ubanze warure, urya ibyo ushaka, urya inyama na buri kimwe cyose. N'umugabo akamubwira ati warure ibyo ushaka urye byose, nurangiza usubire mu masomo, ati ubuzima bwawe buraza kuba bwarushaho kugenda neza. Twebwe utureke, turi kuganira aferi z'umuryango. Yesu we, ese biraza kugenda bite? Umwana yakaniye, umwana yarubiye. Umugabo yaramubwiye ati mada, ati baburetse gatoya, mbanze mvugane n'umwana wanjye, mbanze numva icyo ashaka, mbanze musobanurire buri kimwe cyose, ubundi ibintu biraza kuba byagenda neza. Umumama yatangiye kumubwira ati ko warwana, utangiye kujya unyivangira muri gahunda zanjye, ati ngende mbonagana na papa wawe ukaza ukamuhindura intekerezo, ati kandi nzagukubita, ati nzajya nkukingirana wowe. Umupapa nawe aramubwira ati urumva ko warakaje umugore wanjye, ati wamurakaje kandi ntabwo byari bikwiye, ati namaze ninshake nkurakaze, ati ahubwo nzanagukubita, ati nzanagukubita nureba nabi, ati nzanagukubita noneho kugira ngo ngushyire ku murongo, usigaye unsuzugura. Umwana aramufesinga neza, aramwitegereza. Umupapa aramubwira ati reka kureba mama wawe nabi, ati ariko ntukavuge ngo ni mama wanjye aho yagiye simazi, agiye kumukoraho aramukubita. Umugore arahunga. Uyu mugore ni Sekibi. Umupapa yarahagurutse mu burakari bwinshi, yarakaye cyane. Ese uyu mwana biraza guherera he? Umumama yatangiye n'umukobwa yatangiye kurakara cyane, abwira umwana ati wa mwana we, ukabije agasuzuguro kenshi na kenshi, urambangamira sinzi impamvu, ese ni uburere buke baguhaye? Papa we arabyumva ati ntabwo njyewe natunga umwana umeze nkawe, utabasha kubaha abantu bakuru, wakagombye kuba watwubashye. Disi uyu mwana yarengeye, gusa nubwo yarengeye tuzi impamvu yarengeye. Uyu mwana afite power, uyu mwana afite imbaraga z'Uwiteka zibasha kubona ibyo uyu mugabo atabona. Niba uyu mugore ari inzoka, disi uyu mugore amaranye imyaka itatu n'uyu mugabo. Umwana yabaga kwa nyirakuru, araje asanga ibintu byaradogeye, atangira kubona ibyo atabona. Akoze ku mwana aramubwira ati papa ndekura nawe nakwanze, ati ndekura nawe nakwanze. Niba n'umwana wawe umwe rukumbi ufite, ukaba utangira kutanyumva, ahubwo kumva uyu mukobwa tutazi ahava, biraza kugenda bite? Yatangiye gusobanurira umukobwa, amubwira ati mukobwa mwiza, ati ndeka, ati ibintu ndaza kubikurikirana, ati nta kintu ushobora gukurikirana wa mugabo, ati urimo uransuzuguza umwana. Yaramupfukamiye, ibaze nawe, yaramupfukamiye, aramupfukamira ati rukundo rwanjye, ati mbabarira, umwana ni umwana, hari igihe ashaka wenda yuko mujyana kumushopingira, akaba ariyo mpamvu atari kwishimira ko turi kumwe, atari kurabizi neza ndagukunda, ati kandi nagusezeranyije yuko nzakuba hafi nkaguha ibyo wifuza, ati urabona iyi mpamvu ari iyanjye koko. Yatangiye kureba umwana ati wa mwana utangiye kunsengera koko, ni wowe mfite, ni wowe nkunda. Kumbe inyuma umukobwa arimo arabwira umwana ati nzakwica wowe, nzakwica. Twamaze kubona icyo uriya mugore aricyo. Papa arakinginga umwana amubwira ati gerageza uce bugufi, nurangiza ujye mu cyumba cyawe ube wiga, ukore ka etide, ubundi ibintu biraza kuba byagenda neza. Umwana yabambye, ntabwo ashaka kumwumva, nta nubwo ashaka kumva ibyo bavuga. Gusa umugore wiwe twamubonye, ese arashaka gukora iki? Arashaka gukora iki uyu mugabo? Uyu mugabo nawe aracyasaba imbabazi. Niba uzi ko ibi bintu bitabaho, iyi filime ikwigisha
iguha isomo. Yatangiye kumubwira, yatangiye gukora ku mugabo, umwana ahita aza amukubita urushyi rw'umwana ntabwo rwakamubabaje, ariko ruri kuza rufite imbaraga nyinshi cyane, rifite pawa Uwiteka Imana amukoreramo. Afite abamarayika barinzi be rwose ba Gaburiyeli barenze cyane, bafite pawa. Umwana yakomeje amubwira ati utangiye kugera kuri level yo gukubita mama wawe, yo gukubita umugore wanjye. Amubwira ati wa mwana we, kandi uranshakaho akamunani wa mwana we. Yakomeje kumubwira. Umumama, umukobwa rwose muto cyane, yakuyeyo imbaraga, akurayo imbaraga nuko nguko azikureye. Yarangije yahise akubita umukobwa, yikubita hasi. Mana Nyagasani, aragenda arahwera, agwa ku gikuta. Umupapa biramucanga, abura yacira n'ayamira. Yahise aza akingura umuryango, ati ushobora gusohoka bitarakubaho nabi. Yahise abona ko ibintu biri seriye, yahise abona yuko nta makiriro agomba kubaho hangaha, agomba kuba yasohoka akagenda. Uyu nawe yatangiye kugira ubwoba. Madamu, bigenze bite? Urafite ubwenge, uratekereza neza, bigenze bite? Ntabwo yumva ibintu bibaye. Umwana akuyeho ikiganza, akokinga imbaraga, ashyiramo imbaraga, arangije ahita akubita umugore, yikubita ku gikuta. Arangije amukoraho, ari kumukubita agashyi gato cyane k'umwana. Umukobwa akababara cyane, akumva amara agiye kuvamo. Yatangiye gupfukamira umwana we. Wa mwana wanjye, waretse kunyangiriza buri kimwe cyose ko kizagenda neza uko ubyifuza. Waretse. Agiye kongera aramufata, yaramufashe. Ese biraza kurangira bite? Niba ugeze kuri uyu munota utarakora subscribe, kora na like, ubundi ibintu bibashe kuba byagenda neza. Yatangiye kubabara, ari kumukoraho akababara cyane. Yaraje aramukubita, uko amukubise ari kubabara cyane birenze uko ubitekereza n'uko ubyumva. Umwana afite imbaraga, agomba gukura uno mama ahangaha muri iyi nzu bagasigarana. Ati ndeka papa, ati ndeka nkubite. Kudakubita intuza byorora imintuza. Niyo mpamvu ngiye kumukubitisha imbaraga z'Uwiteka n'isengesho, ubundi akabasha kuba yasohoka. Ese birarangira bite? Umwana yakunje kumubwira ati reka nkubwiye, ati wowe icyakuzanye ni ukwica ubuzima bwacu, ni ukurangiza roho yacu. Mama yarapfuye, ntabwo nzi icyamwishe. Yakuyeho imbaraga, aramukubita, akikoza mu bice, akikubita hasi. Nuko nguko umwana ariko agenza umugore umugongo uracika, akomeza kurakara cyane, umupapa nawe aracyafite ubwoba bwinshi, aracyibaza ibintu biri kuba. Umukobwa yatangiye gucanganyikirwa, ntabwo ari kwibaza, nta nubwo ari gusobanukirwa ibiri kumubaho. Umupapa akabwira umwana ati have ntiwongere, uri kumubabaza, ati uri kumubabaza cyane. Ese kuki uyu mupapa atatekereza ibyo uyu mwana ari gukora ngo abanze atekereze kabiri, ahubwo ni ikigaragara yuko uyu mugore yamaze gutwara ubwenge. Uyu mupapa umwana yaramusatiye, akomeza akamubwira ati urinde, watumwe nande? Ese igihe cyose umaze ahangaha ibintu wangije urabizi? Umupapa akongera akamukurura, akamwigizayo. Umwana akongera akamusatira, ugomba kunsobanurira buri kimwe cyose, ukambwira n'uwagutumye, kuko ibi ngibi byose ntabwo bigomba kukugwa amahoro. Ahangaha ni mu nzu ya data na mama wanjye witabye Imana. Ati ugomba kutubwira uwo uriwe n'icyakuzanye n'icyo wenda gukora ahangaha. Ise akamubwira ati wa mwana, ibyo bibazo ntabwo ari ibyo wakagombye kuba wamubaza, ntabwo uri umugenzacyaha. Ati ahangaha turi mu rugo. Ati reka mbanze mubaze musobanuze impamvu ari ahangaha. Niwanga ndakwica burundu, muhindure umuyonga. Papa we aramwitegereza, aramureba, amutangiye kumusaba imbabazi. Yatangiye kuvuga ati mbabarira rwose, ati icy'ingenzi ni ugutwara papa wawe kamujyana ikuzimu, kagenda akaba igikoresho cy'abadayimoni. Yatangiye kumusobanurira imyuka mibi hari ukuntu iza ikaza mu muntu, ikamukoresha, ikamutwara ubwenge, ikamugira abakozi. Buriya n'abadayimoni bagira abakozi baba barohereje ku isi. Ari nayo mpamvu uyu mugore yaje gutwara uno mugabo. Yatangiye kugira ubwoba. Umwana yaramubwiye ati ibyo bintu byose ntabwo byaguhira, njyewe ndasenga, ati njyewe mfite imbaraga z'Uwiteka, papa wanjye ni papa wanjye. Yatangiye kugira ubwoba,
yatangiye kumureba, yaramurebye ntabwo byumvikana. Ibintu yumvishe mu matwi ye aracyamusobanurira, amubwira uti nagombaga kugutwara nkagutwara ikuzimu ukaba igikoresho cyacu nk'uko nanjye bantwaye. Ati nanjye, ati ni umugabo wanjye, ati ni sheri wanjye wantwaye kugira ngo nanjye njye kuba igikoresho. Nanjye bampa misiyo y'uko ngomba kujya nza nkatwara abagabo, nkabatwara bakaba ibikoresho by'ikuzimu cyangwa se bya Satani bihoraho, nk'uko abaja b'Imana bakora, abamarayika, abakirisitu ari abaja b'Imana. Buriya turi abaja b'Imana, na Satani rero igira abaja be, igira abakozi be. Yari yaje kurokirita abakozi bandi Nyagasani. Uyu yatangiye kumusaba imbabazi, ati mbabarira, ati ntuntware, ati mfite umwana wanjye, ati ngomba kumurera. Yatangiye gucanganyikirwa, yatangiye kugarura ubwenge. Disi bari barohereje umwana kwa nyirakuru, ariko araje ahita ahindura ibintu byinshi cyane, Umwana yatangiye kubyumva kimwe na papa we, yatangiye kubyumva kimwe na se. Ise agira ubwoba, ubwenge butangira kugaruka. Yatangiye kumureba, aramureba cyane mu burakari bwinshi. Imbaraga za sekibi zitangira kumusatira, atangira kugaragaza agahinda kenshi cyane kuko arababaye, misiyo yiwe irangiritse. Yatangiye gusakuza avuza induru, ati ntabwo byumvikana, ati se ndasobanura iki mu gihe ntagutwaye ube umukiriya wacu nkomeze kuzamurirwa amapeti. Ati wowe sha, ati ngomba kukwica, ati ngiye gukoresha ibishoboka byose, ati mbe nakwica byibuze ubashe kuba wagira. Umwana yaramwitegereje aramureba, avuga ati ntabwo bishoboka. Uyu nawe avuga ati, atangira gutokesha mu izina rya Yesu, atangira kubona yuko izina ry'Imana, izina rya Yesu ari nakorwaho. Ati hoya, aturambabaje cyane wa kigabo we, ati urwana rwawe warwumviye wanga kurusohora, none rubashije kuba rwanyangiza. Uzi ibintu wangije. Umwana yatangiye gukwega, pawa yakubise umugore. Sasa umugore yarakubiswe akifata akagwa hirya ku gikuta, akongera akagaruka nguko arimo aratera ikinyuma, agatera za rondage n'amasarutu kubera imbaraga z'Uwiteka. Uyu nawe yatangiye guhamagara abanyamasengesho baziranye, ati ndakwinginze, ati mbabarira pastor, ati pastor Hamba we, ngo yitwa pastor Hamba. Hanze baba bafite amazina akomeye cyane, Pastor Hamba, ati ndakwinginze, ati ninjiriwe, ati wa mugore wanjye burya tumaranye iminsi, ati ni umudayimoni. Yatangiye gutabaza, yaramuzanye amushyira ku gatebe, yatangiye kumucapa left and right. Yamukubise utuntu. Ureba umwana afite maji akoresha agakuraho imbaraga nk'uko yari yabimubwiye, yamuhinduye umuyonga. Uyu nawe yahise yirukanga, avuga ati ibi bintu sinabivamo mama we. Yahise arya tabata arirukanga. Umwana aramureba, umwana afite power, umwana afite imbaraga ziva ku Uwiteka. Mbabwira ngo mujye musenga neza. Natangiye mbabwira ngo niba utazi ko ibintu bibaho, icara utera agatebe ubanze usobanukirwe, uraza kumenya impamvu. Mba nazanye filime nk'izi ngizi nziza zirimo inyigisho zikora ku marangamutima y'abantu. Nkomeje no kubasimira uburyo mukomeje kureba video zanjye, mugakora subscribe, muntera inkunga, tuzamurane, mbahe ibyishimo. Ndashaka no kubategurira episode ubundi tukabasha kuba twaryoherwa. Yatangiye gusenga, atangiye kuvuga ati mwana wanjye, atumbabarire, ati ntago nakagombye kuba naragusuzuguye mbe nakakagene, ati ibintu byose, ati mwana wanjye mba narakumviye, ati ni imyuka mibi yanteye ibasha kuba yansenya, ibasha kuba yambindura ubuzima. Umwana yatangiye kumbwira ati papa, ati hangane, ati ariko nagombaga kwirukana sekibi muri iyi nzu, ati ndagukunda, ati kandi nawe si wowe wari warinjiriwe, bari baraguhakinze ubwonko bwawe ntabwo bwari bugikora. Umwana atabaye papa, ese wowe umwana wawe yagutabara? Ese wowe umwana wawe yagukora mu mage nk'aya ngaya? Jya muri comment utubwire, tubasha kuba twamenya buri kimwe. Umwana yatabaye papa we, ari nako amushimira, ati urakoze mwana wanjye, ati nta kintu nakwitura, ati papa, ati humura, waribyaye kandi ngomba kugutabara neza. Yagize ubwoba, aratitira cyane, ntabwo yumva ukuntu umwana nk'uyu nguyu w'imyaka ine abasha kuba yamutabara. Mana Nyagasani, tubabwira ngo umwana wawe wagutabara, senga cyane, usome Bibiliya, uririmbe
indirimbo z'Uwiteka zihimbaza Imana, ibi byose nibyo bikurwaho no gusenga tubabwira ngo turabakunda mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Wowe urebye ino videwo, Imana iguha umugisha.